hari mu mwaka w'1993 ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ubwo i Bujumbura mu Burundi havuzwaga impundu z'umwana w'umukobwa wari ugeze ku isi y'abazima. Uwo nta wundi ni Aurore Kayibanda, akaba yaravutse ari umuhererezi iwabo. Aurore Kayibanda amaze kuvuka yarezwe neza, ariga, atozwa umuco n'ikinyabupfura. Nyuma yo kwiga amashuri abanza yaje gukomereza mu yisumbuye, aho nyuma yo kurangiza icyiciro rusange yaje gukomeza ahitamo kwiga ubwubatsi. Ndabizi uhise wibaza ngo umukobwa mwiza nk'uyu ni gute yagiye kuba umufundi? Ariko umenya nkubeshye kuko nibutse ko muri iki kinyejana nta muntu wakibaza icyo kibazo, kuko icyo ni ikibazo kibazwaga n'abantu ba kera bari bazi ko hari imirimo yagenewe abahungu n'iyagenewe abakobwa. Niba ukibaza ukuntu umukobwa aba umufundi cyangwa umuyede mu bwubatsi, umenye ko wasigaye inyuma imyaka myinshi. Sinzi ko hari aho uzafatira abo muri iki kinyejana. Gusa ibyo tubivemo natebyaga. Reka ahubwo nkomeze nkwibwirire umukobwa mwiza w'icyitegererezo kuri benshi wahisemo kwigira ubwubatsi, aho yabyize muri Eto Muhima. Utekereza ko asoje ayisumbuye akajya muri kaminuza yahise akatira ubwubatsi? Niba ari kubitekereza wakishe. Aurore Kayibanda yakomeje muri uwo mujyo, kuko muri kaminuza yahise yiga civil engineering, n'ubundi yari akiri mu nzira y'ubwubatsi, aho hari muri kaminuza y'u Rwanda icyahoze ari KIST. Gusa yaje kubona amahirwe yo kujya muri Amerika, agenda atabirangije. Byagenze bite ngo Aurore Kayibanda yisange ari Miss Rwanda, kugeza n'ubwo benshi bamwita Miss Rwanda w'ibihe byose? Nubana natwe muri iyi nkuru urabasha gusobanukirwa byinshi kuri Miss Aurore Kayibanda. Uramenya uwamugiriye inama yo kwimamariza ubu Miss, umenye ibara akunda, siporo akora, urugendo rwe mu rukundo, inama agira abanyampinga bagenzi be, n'icyatumye ava muri Amerika akagaruka mu Rwanda. Mbere yuko dukomeza ariko reka mbanze nguhe ikaze we wafashe umwanya wawe ukaba uhisemo gukurikira iyi nkuru yose ukayirangiza. Ikaze kuri iyi channel yacu ivuga ku nzira ibyamamare, intwari n'abakire banyuzemo bagera ku bibwi bafite n'iterambere ryabo. Niba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, nge mugiye kubana ni Oreste Bahujimigo, usaba ngo ubanze ukore subscribe, nawe tukwakire mu muryango mugari wabifuza iterambere rirambye. Ikaze mw'isi y'aba Miss, isi ibarizwamo Miss Aurore Kayibanda. Hari mu mwaka wa 2012 rero ubwo Miss Aurore Kayibanda yatorwaga kuba Miss Rwanda, ahigitse abakobwa bagira muri 14 bose kandi nabo beza. Gusa nubwo byagenze gutyo, Aurore we avuga ko mu nzozi ze atigeze atekereza kuba yakwimamariza ubu Miss. Kuri we nta gahunda yo kujya kwimamaza muri Miss Rwanda yari afite. Ati nari nibereye Burundi, numva musaza wanjye witwaga Henry arampamagaye ansaba ko nava Burundi nkaza mu Rwanda kuhatana mu irushanwa rya Miss Rwanda 2012. Ndetse nta mahitamo nari mfite kuko yahise ambwira ko yamaze kunyandikisha. Henry naramukundaga cyane kandi kamwubaha, sinifuza ko hari ikintu cyamabaza, nahise mbyemera. Aurore avuga ko presection itangiye bamutumyeho araza, aho yagiye kwimamariza mu ntara y'Amajyepfo ahita aba n'uwa mbere. Ibi byamufashije kuza guhatana kuri final ku rwego rw'igihugu, naho abo wa mbere, bityo abayegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2012. Na n'ubu Miss Aurore Kayibanda benshi bemeza ko ari we Miss w'ibihe byose u Rwanda rwagize. We ati kuba abantu bavuga ko ndi Miss w'ibihe byose numva ari umugisha w'Imana, kandi nabo basabira umugisha, kanabashimira cyane kubw'iyo migisha n'ibyiza banyifuriza. Avuga ko akimara kuba Miss ubuzima bwahise buhinduka cyane. Kuri we inzira nyinshi zatangiye gufunguka, atangiye kujya yinjira aho atajyaga yinjira, n'ibindi. Ibintu avuga ko byamuhinduriye ubuzima ku bijyanye n'iterambere. Agira inama abakobwa bagenzi be ko bakwiye kwimenya, bakamenya indangagaciro zabo kandi bakazikomeraho, bakamenya kwihagararaho. Atari ko kwihagararaho ntabwo bivuze gusuzugura cyangwa kwirata, ahubwo bivuze kwibaha no kwihesha agaciro. Ati kandi bakwiye kurangwa n'intego mu buzima, bakabijyanisha no kubaha umuco nyarwanda. Miss Aurore Kayibanda avuga ko mu buzima akunda ibara ry'umweru, ndetse iyo yambaye umweru aba yumva yuzuye kandi anezerewe mu mutima we. Avuga ko iyo huye n'ikibazo gikomeye mu buzima, ikintu kimufasha kumva tuje muri we ni ugusenga. Ati fata umwanya nkajya ahantu hatuje nkasenga. Ariko anatangaza ko no mu rusengero asengeramo, ndetse akunda cyane iyo bageze mu gice cyo kuramya no guhimbaza Imana. Mu buzima bwe Aurore yivugira ko akunda gufasha abatishoboye mu bushobozi bwose abonye, kuko umutima nama we uba umutoteza kubikora. Nibyo koko
urabyibuka neza ko Miss Aurore yigeze gutanga ubufasha ku bantu bagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga muri Kongo. Imana izajya imuha umugisha kandi isubize aho akura. Uku niko abanyarwanda bakunda kubwira umuntu babona ugira ubuntu agatanga atitangiriye itama, mu rwego rwo kumushimira no kumwifuriza imigisha myinshi. Miss Rwanda Aurore avuga ko nubwo imbuga nkoranyambaga zigezweho muri iki gihe ariko we ntakunda kuzikoresha cyane, ariko azibaho kandi yivugira ko rimwe na rimwe ajya anyuzamo agasangiza abantu amafoto ye kandi akanabaganiriza. Miss Rwanda Aurore atangaza ko ikintu cyamugoye ajya muri Amerika ari ukuba kure y'umuryango, uko byari ku nk'ubwa mbere bimubayeho. Kuri we yiga no mu yisumbuye yigeze aba muri boarding cyangwa muri internat, yigaga ataha, gusa yarabyakiriye kuko nyine ubuzima niko ugenda. Hari igihe biba ngombwa ko bukujyana kure yabo wakundaga bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Ashimira kandi Perezida Kagame ko yatumye yiyumvamo ishema ryo kwitwa umunyarwanda naho yabaga muri Amerika. Nta pfunwe byamuteraga, ahubwo kwitwa umunyarwanda byari iby'agaciro kuri we. Miss Kayibanda Aurore kandi yagiye agaragara mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Kagame cyane nk'igihe yari agiye kwimamariza mu karere ka Huye, aho Aurore yivugira ko ariyo nkomoko y'iwabo. Yivugira ko yahisemo kugaruka mu Rwanda kuko ari igihugu akunda kandi akwiye gutanga umusanzu we mu kucyubaka. Miss Rwanda Kayibanda Aurore avuga ko igihe yabaye bwa mbere mu buzima akumva bimurenze n'igihe yaburaga musaza we Henry aguye mu kiyaga cya Muhazi, hari mu mwaka wa 2012, ari nawo mwaka yabayemo Miss Rwanda. Niba watangiye iyi nkuru urabyibuka neza ko uyu Henry ariwe watumye Aurore turi kumwita Miss Rwanda. Niba utabyumvise subira inyuma ubyumve, wumve nuko Aurore yamufataga. Henry yari umuhanzi, umuririmbyi n'umubyinnyi ukomeye mu Rwanda. Yamenyekanye cyane mu itsinda ry'abasore batatu yitwaga KGB. Abico gihe baribuka neza indirimbo yabo igeze guca ibintu yitwaga Arasharamye. Ndakeka n'uyu munsi uyituranze mu gitaramo ababasha kuguma hamwe badahagurutse ngo babyine baba ari bake. Niba ushaka kuyumva jya kuri YouTube wandikemo ngo Arasharamye by KGB, maze wumve Henry na bagenzi be uburyo bashyuhije abantu bo muri iyo myaka. Aurore avuga ko yababajwe na Henry, ariko nkeka ko umunsi Henry yitabaga Imana yabaye inkuru y'incamugongo mu gihugu cyose. Kwizera ko Imana yamwakiriye kandi yamuhaye iruhuko ridashira. Nyamara urupfu rwo ntiruhema kudutwara abacu dukunda. Ni nako rwabigenje rwongera gutwara umuntu w'ingenzi mu buzima bwa Aurore, uko abyivugira ati nongeye kubabara benda ku kageni igihe umuhanzi Iva Buravan yitabaga Imana ku myaka 27 ihuye neza n'imyaka musaza wanjye yitabiyeho Imana. Kuri we yafataga Iva Buravan nka musaza we kuko barareranywe basangira kabisi n'agahiye. Kwakira urupfu rwa Iva Buravan byaramugoye cyane, ndetse avuga ko bitari byoroshye kuri we kwakira izo mfu z'abo bantu uko ari babiri yakundaga cyane. Miss Aurore kandi yapfuje na papa we, nabyo bikaba ari ibindi bihe bibi yongeye kugira mu buzima. Uretse kuba yarabaye Miss Rwanda kandi muri 2013 yanambitswe ikamba rya Miss Fespam ryatangiwe mu mujyi wa Brazzaville mu iserukiramuco rya muzika. Muri uwo mwaka kandi yanahagarariye u Rwanda muri Miss Supranational. Yitabiriye kandi irushanwa rya Miss w'isi ryabereye muri Belarus mu mwaka wa 2014. Akaba ari we munyarwandakazi wa mbere witabiriye iryo rushanwa. Urugendo rwe mu rukundo ni rurerure, gusa icy'ingenzi ukwiye kumenya nuko Miss Aurore yubatse akaba afite umugabo, aho bakoze ubukwe bw'agatangaza bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi birimo abanyamideli nka Kate Bashabe, abahanzi n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye. Imana izaha umugisha urugo rwabo, bazabyare baheke kandi urugo rwabo rugendwe. Uko niko tubasabiye umugisha. Miss Aurore kandi mu buzima bwe akunda gukina golf, kandi n'umugabo we ni umukinnyi ukomeye wa golf kuva muri Amerika. Kenshi bakunze kuba bari kumwe bayikina. Avuga ko abafana be abahoza ku mutima. Niba nawe ukunda Miss Rwanda Kayibanda, kanda kuri like, kandi niba inkuru y'ubuzima bwe hari icyo yagufashije, kora share uyisangize abandi, kandi ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro byacu binyura hano bivuga ku byamamare, intwari n'abakire. Aha niho dusoreje iyi nkuru. Bye bye.